biri ikipe ya APR irakina match ya mbere bazakiyemo n'ikipe ya Kiyovu Sport no kuri enye z'ukwa 9 ikipe ya APR 22 z'ukwa 8 ni kera zabakinnye match nk'iyi uretse rero niyo nshaka kugera 22 akabaho ku itariki ya 4 agomba kuba yakina umukino wa mbere wa CAF Champions League tariki ya 4 z'ukwa kangahe z'ukwa 9 karabaye kuko nibwo match za mbere za Champions League na Confederation Cup zizaba nabuhumekera gusa ku munsi w'ejo Azam yageze i Kigali ifite umukino wabona gishuti urahagije urayishuti na APR ntabwo uhagije si 22 sibwo bazakina yego playoffs ya Super Cup reka turi nk'ama weekend arimo kugira ngo umuntu uko mu gihe cyo azakinwa nka finali y'igikombe ya Sekafa APR akamenya ko gukina match oya APR iki cyumweru tugiyemo ahubwo itangire match hari 12 itangire gukina akabona 19 izo nzo weekend zegereye wenda ka 22 irakina match nzize 3 at least match 3 amikari zo kureba hagati nukuvuga ngo izamu riraba ririmo Siriwani yego bamuha icyo cyizere akina iyo match kandi na gatanu Maduzone we agomba ni umustata ariko azakina nande hagati ya Abdul na kuko twabonye guhagarara wenda kutari kwiza kwa Yunus nawe ese birashoboka Abdul nawe twareba uko ahagarara na Maduzone nkuko kwa Rayon Sport no bavuze bati ese ko tubonye Matumona na Charles ese twanareba none ari kumwe na Didi none banabikora kuri match ya KFZ iri capital ariko kubera ko itari match iri kuri pressure cyane bamushyize mu baranabireba nekereza ko rero kumutoza akeneye kureba hagati ya Abdul na Yunus ninde muntu wakina neza agakina na Maduzone ko Maduzone twabonye uburyo ahagarara ku ruhande rwe rw'ibumoso Yunus ahagarara ku ruhande rw'iburyo nyine ahengama nubwo ari aba central defender ariko umwe ahengamira ibumoso undi agahengamira iburyo hakabura nyine wa mustopper ari cyavuzwe umustopper rero agomba kuba ari aho ntago agomba guhengamira ku ruhande rwe hari ibyagatsweho cyane ariko batatse Maduzone muri tupu isamazembe yari umukaseri nyine ibyo ndi ukubwira ese ntago hashaka ahubwo umudefenseri wo kuza kuko Maduzone akigirime ko twamaze kubona ko no hagati ya APR hari ikibazo agasubira mu mwanya we rero ubwo amakuru y'abantu bagura abakinnyi barabeshya ibyo uvuga byo nibyo kubera ko ntago afite nyine iyo karite yo kuyobora defense rego uhita ubibona mu mukino ntabwo abwira ngo Yunusu hagarara ahangaha uko iyo urebye nka sinye zo kwa nk'iza Share muri Rayon Sport niba rero ari mukaseri tubibona uburyo akasa kuko nk'uko igitego Gor Mahia yabatsinze igihe bakumpira Dauda yasubiye inyuma nkaho hari undi muntu uri inyuma uza kuza wenda kuba niba mucenga yaza kandi yegereye izamu none umwataka icyo yahise akora yahise abona ko ari gusubira inyuma wayihindurira gato kugira ngo ayinyuzeho kandi itijya mu izamu ngo baro umudefenseri centrale ariko navuga uw'umustoperi agomba kuba afite undi muntu byibuze imbere yabwiye ati wowe iyangaje nagucenga ngenda aza nkiriyaringa umupira ubona ko nyine ntabwo biraza nekereza ko ubwo ubundi byiza ko ujya ukina baramutse bafite pasi utangira umwaka wawe biragoye ko waba ufite undi muntu batekereza APR ntabwo mbona ijya ku isoko kugura abandi bakinnyi kubera ko na pre-season irasa nkaho iri kurangira so nibyo nashaka kugeraho biba byiza ko bakomeje kujya gukina umukino ku itariki ya 4 kwezi kwa 9 niba ufite imikino 8 yego y'igishuti APR ifite iyi ntare tuyibare abayihorere okay bafite imikino 3 ya Sekafa bafite umukino wazakina wa Azam bafite umukino wa Kiyovu ubwo mu cyamahoro nako muri Super Cup wenda na finale ya Rayon Sport ariko mbere yuko bakina Super Cup bakabaye bafite Azam ufite Gasogi wenda Gasogi ko nabonye yatangiye imyitozo yanakinnye ejo umukino w'inshuti na Musanze bivuze ko ni ikipe mbere yo gukina na Azam yakabayenza kugira ngo bya bintu byose bwabudeshe bwose ubukosore kugira ngo ubuze kujya muri